tuzangaruka murasobanura ibiceri bye n'abana arariye ngo bamwita gute uyu witwa ngo Mugisha Ernest aravuze ngo duceri twaje ngo tuzangaruka anyita n'imbwa no kuri kwimana twanjye tuzakugaruka muzamure cyangwa mubroke ibyo bindi muzamure oya urumva mfite umutipe ujye ry'abapeta amafaranga urukumva anyitiriye rero ndashaka kubanza kumva umupeta nyine amafaranga ari kunshinja ngo nayaye Nakumubroka gifite mu mutima mubi muri we nakore request Irikora request uzusobanura amafaranga nakuriye wa muvandimwe we Nikora Ernest kora request uze tuducikira mane tugifate n'ikijwe Utanga amafaranga niyo yabaye kuri mobile money ntibareba ngo ni nimero yihe bayatanzeho ibyo ngibyo wowe uranzi sibyo uze amazina yanjye nitwa Nyinshuti Yannick niyo noheje amafaranga nta nubwo nareba ngo umuntu nyahaye nde ijwi ryanjye nagurize aho dukorera nago mazi duka yasinirwa mvuga aho rini wanahaza ukavuga ati rimwe nzanaha mubona unyisimbwa kweri abandi nk'abanga badumba niyo mpamvu nacyakira abapeti bashaje sinyifasha abapeti bane mutima mubi no kuri kwimana nk'uwo arifasha aranuka cyakora dore n'ibingi bisaba bituma nta mupeti mushasha nyishaka pe yamano ni yatanze kirego ko nari inyuma yo gusohora video ze uravuga gufasha abantu ndakureba nka kwibwira nari inyuma yo gutanga video ze kandi nta n'ikintu namukoreye namufashaga kubera yari yaratwitse n'ubundi urumva reka turebe ubundi ngo uravuga ngo gufasha uragira ngo ubungubu hari umuntu akintera iseseme ndakureba nka man yebye biboro narabihaze ibipeti bizana ubwenge bukeya abantu bakabituburira bikazereka ku braminga mwana kandi babituburiye umugore wanjye ari hano wallahi umurundi kazi kana gatoya yarananiye ko ntawe mbona nta kintu afite abaturage nagenda yariye ninde uwo muboro urimo urambwira mana Cynthia Ben ndabona bakamariza Yvonne director Fisto Diane Jesse mfite request nk'aba izi request zingana n'abantu dufite hano wallahi request 400 twabare tugende urumva rero Kiramana tugende gahunda nuko ziragaze kugira abagore babiri kandi n'abagore nta n'ikintu basa none abagore bino minsi uzi ikintu bagusaba cyonyine arakubwira ati ngewe n'ugupfa kuba ntaburara dore ino nimero mw'abantu mwe dumba dore mbwira abantu ino nimero bayirinde niyo ibatuburira babyira si n'undi mutipa ngabahereza ngo witwa Jibu akabiba amafaranga sha noneho ubujiji bwabo abacanga 7,000 kugira ngo baze ngo muri Kiramana Empire wowe ubitekereje neza ubumva abantu bose barabuzumbira kugira baze muri Kiramana Empire mwaje muratekereza uretse nawe n'abastari bagenzi bacu nabo babwa babumva bifuza kuza gukina kwibona muri Kiramana Empire wowe kumva ibintu byawe urukumva nyine iyi nimero nimero yanjye ni 0788 57 829 nubona atari nimero guhamagaye ibindi byose 0 aho zukunda bagukanda wa Metis aragukanda wayakure kumwishyuza ibyo namuhaye Dumba uracyasimbareye ku bagore babiri abagore babiri ngiye sinshobora kubavaho abagore babiri nibo banje uzabagira ryari ko wisaziye n'umwe yaramunaniye n'umwe ko yakunaniye uzashaka ryari n'undi ko wisaziye n'umwe utabwishoboreye uwa kabiri azaza ryari koko yafite umugore wanjye peri w'umurundi kazi wabona bimwe kiri yavugaga aka kabiri ajya kugakora hashize amasaha 10 asawa nkawe ko nzi kuri umwana mutoya ariko babivugiye hano boro amfasha uvuze ngo iki kanimyoting uvuze ngo kisha aba bana sumuka byara none urifata ukaza ukavuga n'ahantu dore peri ngo yaje
ngo peri ngo yego ko kandi wozoza uraza kushwana na peri urimo uravuga ko ntinda kugira ninda gushaka dore goreti muzabore aza abigishe nawe njyamo nayigisha so goreti nagiye kubona mbona yabaye umwarimu ndavuga ati kambaye namwirukanye ninjye wamwirukanye kuri live ntabwo ari njye wamugarura oya ariko namwirukanyeho noneho ibintu yajyaga akora ni njyewe nsigaye mbikora wallahi nahise urasiga abacuruza bya bintu ngo bacengeza yapfiriye dadi erega n'umuntu dubura ntashobora abagore batatu kubera ariko ngiye kubera nkunda cyane abagore batatu sinabashobora n'ababiri nzakunda sana n'abagore bajye bashaka babiri dore umwe nta nta guha pasi ya Ozi oishe nyago ako wanga Hozi bingana gutyo jewe urashaka kuba ariko wa mugani kuri telefone kandi live Kadumba we ndabona ngiye kugucika muri rushiranyemo genda n'ubundi nanjye ndashaka kujya kuryama rega niriwe ku irondo hano gutya nimba tutabaganirije twasibye abana turabataramije wallahi abantu hano tutaramije nk'abantu 20 kuva saa 3 za nijoro twari saa 3 za nijoro oya kuva saa 6 kugeza ubu ngubu ubu ni saa ngapi saa 9:17 wallahi twabasubije ku mabere gift ntibatanga babaraho mubura wallahi mushungere nta gift mutanga mwabantu nta soni kanje no mu kazi ngo amasaha kujya gushutinga arageze turi kumwe sawa kira abantu wakirakira akabaragiye banyarwanda nanjye hano ndahatinze uwo n'umurundi nawe ndabona hasha umurundi nawe akunzwe umurundi araryamye reka bagiye umurundi araryamye Jessica za murundi wa Jessica uretse gato tubaza twumve Jessica Jessica nawe Mutamba ngo iyo umbonye ngo ubona ngo ntagishoboye umugore urisaziye mfura yanjye iyo ushaje usigaho kiri kumwe ijyaga y'amazi iyo ushaje usigaho ariko abasaza ngo nabo bazi ibintu abasaza tuba tuzi ibintu wanjye uzi ko ngewe ngiye kurangiza amaze kukubaza ati ndangize ana Israel sinago mwavuga mu rundi rurimi basi yego kwa 9 n'ukuri umusozi ngo bazabaza inkuru ku musozi wa la Baby Nessa uracyahari byakunaniye gusobanura wallahi 600 kandi twabibaze simwe ntimahise muzaniramo ngo ibyingo yarasigaranyemo desa yibagiwe no kugura gaze nako iryitano yagiye no kugura gaze n'umuriro n'amazi yose yashize ubwo mwazamuye peri ariko se uzumwe iryo pera bafite wowe ntabwo ubuzi nagashaka kuzamuka niyo yaba bishaka yambonye abagomba kwirya muta 600 umugore yabaho neza i Kigali neza ariyo yinjiza yonyine nta tundi tuntu atanayinjiza ari umugabo yamuha nta tundi tuntu kandi akabaho neza umugore umwe adafite abana ntabwo bavuze kubaho ubuzima wifuza Ozi bavuze ko yagutunga bavuze umugore ariko ntabwo waba uba i Kigali bavuze
ngo umugore wa Dumba oya uba i Kigali abayeho neza ari nyine wowe nk'umugore wa ntabwo Dumba byakunda 600 wabaho ariko ntabwo wabaho neza ngo ari uwa Dumba ntabwo yamutunga. ntabwo urakuze cyane yamutunga ntabwo wabaho rega umugore wa Dumba rega wagomba no gutwika iyo uri umugore w'umusitari haba nibyo ndi hajemo n'utundi kukubwira tuntu nicyo kibazo wa Dumba we nta nubwo mva yajya amara ibyo nk'icyumweru twababwiye bibiri cyo akora wenda banga kubyumva ari uwa Dumba byabijemo ibindi ariko ari umunyarwanda usanzwe ibyo utazwi bibiri n'umuntu n'umwe yabimaze hari umunyarwanda usanzwe uri aho yabayeho witurije neza kubera iki wumva ko uwanjye aba agomba gutwika? nyine umugore w'umusitari none se Dumba umugore wazajya mu bukwe agenda n'amaguru Oya, erega ariko umugore influence wanjye yawe ntabwo ndayimugeraho aha ni ukuvuga ngo agomba gutunga imodoka nibura azakenera esanse imodoka izakenera savisi bazamwandikira konterevasiyo nibura mu kwezi ntabwo zabura nk'enye i Kigali ibyo ni ibintu biba bigomba kumvikana amaze kuba nushaka bwahe kuvuga ko atega move nushaka kuvuga ko atega move urumva sheri nashaka atege move zibari umugore wa ngo Dumba ntabwo azambara nari mfite gahunda yo kurongora umugore i Kigali, ariko bijyanye n'ibintu murimo murambwira zamura peri uzamura peri nibura zamura dubu peri umugore utarabyara sibyo basi peri nibura yakoze ukureturamo hano ubu ekonomi peri agiye kuvuga ngo na 300 nta kibazo peri aya tubabarire ntabwo aya peri ibyo ntiyabinkora data umuntu yamutunga oya abantu batandukanye ibintu yamutunga ariko ntabwo byamuhereza good life nyine ashaka twavuze umugore wa Dumba survival gusavayivinga byo you can survive n'ijana wabaho wapfa se wabaho ariko Dumba nyine akeneye umugore akenyera. umugore wa Dumba agomba kuba ameze ntabwo 600 byakunda cyakoze uwo mucoma 600 yamutunga umugore wa Dumba agomba kuba i Kigali yaba amafaranga peri uwa mucoma 600 yamutunga. Ozi uri kubanza imitinga wongera ugaruke Ozi mute konegisiyo your mic zawe ziracika Ozi Umva icyishekeje ni uko uvuze pera kigera hano uhise uvuga ko bamucuma mu 600 tubameta avuga ati wamenye gute ko mucuma yasohokanye peri arangije peri ariyishurira. oya ariko ugira amagambo niko yasohokanye Honorine n'ibyo yasohokanye nde yasohokanye Honorine none ariyishurira Honorine ko utambwiye ko wambwiye ko ari peri. oya mbwira ntabyo narizi Honorine mu ndarandi ndapfuye we basohokanye ukishurira Jack karukanye ndabijemo gute Sinababonye kuri date mwese muri bangahe mumeze na nk'uwo reka mbabwize ukuri njyewe mvuze iriya nkuru sha navuga ibintu byinshi reka mbireke oya tubwire pati yuko ko wishyuriye kumura mucaro wari agaye pera aranyishyurira oya sinakubwiye uwa mucoma yabaho 600 ni menshi cyane oya njye mu buzima busanzwe iyo nsohokanye n'abantu bakantenguha mpita mpamagara peri rero naramuhamagaye ndamubwira peri byakomeye mu diaspora arambeshye none se mwari muri kumwe ntiyishyura yaba yarabwiye ngo mugabane bill byagenze gute yatangiye kwirebesha kwa kuntu urebesha ukazajya wifata yesu akaya ndakwishura ngo iyi kadi yanjye ahaha nabireka ndumbagira utujambo gabashe mwumvire ngo kadi yanjye ngo kana gatoya igihe amajambo yesu we nje n'umunyanyi na mucoma kana gatoya ahita ahamagara mama we peri waza mwishurire wallahi oya biransekeje frame ukuntu bivuze rero pera kigira hano nibyo bicekeje oya ntabwo narinzi frame gusa mucoma ari umuntu wanjye ariko arabizi ko agira ekonomi nyinshi ewa agira ekonomi nyinshi ahubwo baragiye barabitemagura
na umva bagomba tere story ubwo ya baragiye Muchoma Nguma story ya Muchoma Nguma Ntera twahuye na Muchoma ari mu Rwanda nanjye ndi mu Rwanda duhurira kuri Galaxy Hotel arabitemagura bibaza ngo arabishe ari ubwa mbere mubonye sinkazajya ndeba urusura nkareba urusura ntabwo nduzi neza arazandamutsa amakuru n'ibiki ni byiza azayicarana nanjye aho nari niyicara ambwira ati ngende Muchoma izina numva riraje ambwira ati Muchoma amakuru ni byiza turicara hasi yaricara aho ngaho n'iki maze tukicara bahita baza abasavinga baratubwira ati mwama ati murashaka iki nsaba icyo nsaba n'umukobwa twari kumwe arasaba icyo saba and then Muchoma nawe asaba agacupa k'amazi kaguraga 2,000 then baje baraza kudukora iki baza kuduha facture rero facture bayizanye nahise nyifata urumva iriho ibintu byose n'ibya Muchoma iriho n'amazi ya Muchoma 2,000 amazi yaguraga 2,000 noneho dukora ibyo dukora aho ngaho turanyengera bunamwe fanta n'iki turahaguruka turagenda ndagenda nyine n'umuntu ndari kumwe nawe ndimo ndagenda Muchoma arampamagara ngo duma ngo banzo garuke ndagaruka ndamwe ati nibite Muchoma njya kubona ahitama 2,000 nabwo ati 2,000 n'ibyiki Muchoma ngo mwana wa mama ngo urabizi ngo amafaranga ntabwo aba yoroshe ngo ndabyumva ngo urumva ngo ndashaka kugira ngo nishura amazi ya amazi bati Muchoma wayo 2,000 kwe nibyo uri mura ngo yafate rega Muchoma yamfatishije nuko kabisa wadi Muchoma wanje rero ndone Muchoma wanje ndavuga wallahi umtipe nabo ariko mana Muchoma ari very serious nukuri noneho imagine uwo muntu atanga 2,000 wowe oze wari umutwaye kugira ngo akugurire ndakureba nkakwibwira toka kure Muchoma biriya mwizanishwa i Kigali ngo mufashe imodoka ngo muratwaye noneho ozi yari yatumiye ko none yari yatumiye mufata moto ndavuga ngo n'umudiaspora ari i Kigali ntabwo bimureba nabonye umudiaspora none yari yabonye umudiaspora aratumira koko niwe wagushobora banza yatumiye na mubyara wewe ubundi ozi wari watumiye abantu benshi wese ozi yahuriye na Muchoma nanjye ubwo byancanze pe yari video se umutwe nakoresheje akazi bakoresheje widaha itanga gift nzima waru rimwe cyajya yari afite indirimbo oya ejo bundi Muchoma Ejo bundi ese muta urambaza ngo nahuriye na Muchoma we mwahuriye he niba mwarahuye twawe bwa mbere mfite ibiganiro mukoresha nibwo twamenyanye Kigali ni ntoya bro gusa Muchoma noneho wihaye ibintu byo kodaringa nka dish zihenze menya ngo Muchoma aritaba telefone agende Muchoma peri ako gatwenge ka peri wana oya undi muntu mutari mwabipanze Muchoma n'umuzungu niba ari we nawe gusohotse ni wowe nawe ntabibonye mba nabakoresheje na video aho kakanya ahubwo bariko baranajya ibintu byo kugira mufusha ubusaka tuba tubikoreraho video video nabonye ibiryo batarabirya arabaza akabwira girlfriend Honorine ngo reka tubaze dukorereho content inyama yishyize ku munwa ngo uretse gato yayisubize mu isaha dufitaga content ariko shaba girlfriend baragwira oya igitekerezo cya video cyari icya peri kuko peri yari yabivumbuye aravuga ati byibuza hazavemo views yari yabibonye yari yabibonye ko bagiye mwaswatamye byarangiye mwahiye nese ko umuntu yitumirizaho na fanta none ikintu kiriyo ni ukuri yagomba gurira abantu amafanta pani inzoga pani inzoga imyutinge bro mbe inzoga zari zirimo Honorine happy ni fanta yagiye agurira abantu amafanta nka bangahe abantu bose baje kumusuza leta avuga ati mufate nta kibazo agafanta utanywa fantasy
yari yabaye umwana mwiza wo yashakaga amahirwe n'amafanta. abantu nka babiri nabonye banywa fanta Muchoma sha ntabwo ariko hari ntabwo ikindi gikundi cyaje ntabwo ikindi arakiriye gikundi cyaje ndavuga ati noneho mana yanjye nizi nabo rero bagiye kunywa utavuga kuri amafanta kiriya banywa gikundi n'inzoga hanze ndakubujije. nta kintu mvuga iki ntabwo arakiriye ubwo ukirinze na group yabamuyangamira gute cyangwa ba Rocky ko bashobora kunywa amashampanye 3 bakakubwira ati dumba ishura wawe udakoma muwetesha kugira ngo uzazivanemo. Muchoma uzi icyiza cya Muchoma se izo soni zanyu zo kuvuga ngo hoya ibyo kuvuga ngo we ngo yabyara munanira kubakatira ntabyo agira. Yababwira ubwo yarambwiye ngo wishure menshi yarambwiye ngo ishura menshi ngo kugira ngo bahite bamakashi nka vemire ko ndazikeneye. Yesu we Urabesha nurenzeho vemire uriya munsi ntabwo onorine wabo kirabesha cyapiri kirabesha bishura menshi onorine inzara zari zimwishe nkajya namubwira onorine wabibonye ntabwo abeshya mani. ntubwire yarabwiye ati renzaho ndetse nina yarenzaho urayampa gute ngo yarenzaho kandi nta minsi ibiri yari iciye pera ambwiye ngo rero ntugasohokane n'abantu nta mafaranga yawe ufite. nabikubarira ngo ejo n'ejo bundi ngo ndazisanga uri kumpamagara ngo uri kumbwira ibintu byawe. onorine ndamwereka onorine urabibona ndebera ngo ndenzeho 20 nayo no mpamagara nyiraho hantu nkareka nahamagaye nyiraho ndamubwira ati ugiye kumubwira yuko hari amafaranga warundimwo bihwaniyemo kugira ngo yakwishyura. ndangije aravuga ati ibyo ntabyo kumva noneho mubwire ku nkopyi ndangije ndamubwira ajya amafaranga ntayo mfise ngo yahaye ese yatse imodoka aravuga yakanigira Yesu bigeze aho hose mba Muchoma aratwica ndakurahiye ka nimyutinge muco ariko rero reka mugende ko ndamubeshe ambashaka oya Muchoma nanjye ndamuzi ni inshuti yanjye cyane kanasha umutwe noneho niba hari inshuti yanjye nk'ugiye kuntanya nawe mubiki niba hari ikintu urateranye oya Muchoma ariko ibyo bintu arabikora ntabwo namunda Muchoma nta nubwo abihakana ariko ntugire ngo yasanga akabihakana. sinyashoboye dumba mwana wa mama dore narashiye ndakubwira mwana wa mama amafaranga sinyashoboye dumba sinyashoboye ugahita umenya ko hahira ariko ndashaka abantu bazi igihe Squeezer aragura ntabwo bizi ibyo pe gaza Norine Honorine niba ufite experience z'abantu bose Honorine menya bakibesha menya rega ikintu n'icyo naje kirasama kirashaka kuba igisire kwina ariko byaranze Honorine Ozi ushobora gusanga afite body count zigera nko kuri 100 ukuntu agenda yitwa ahantu hose aba yahageze wallahi ntabwo biba byoroshye Ozi umusanga hari ukamusanga hajya kuri gahunda ukazi buri nkuru ni wiyizi buri kaboro kose ukazi ni buri kuri TikTok ariko ubu ngubwo asigaye ari kuri TikTok kugira ngo ntabwo akigenda ahantu henshi nta nande mwenza kuri TikTok bimubona domba iyo kanyanga ni ya Uganda iyo kanyanga ni ya Uganda gake gake ndetse nabonaga ari amazi kanyanga wayigotomera gutyo amazi ngomba kunywa amazi sibyo so rero banyarwandakazi reka ngende nanjye ndabishimaze hano amasaha 4 ejo nzagaruka nawe twongere dutarame nzajya mbataranisha buri nijoro sinzi